aba VIP mwari muzi ko muri Amerika mu gihe nk'igikomeye abantu bagera kuri 50% badafite n'amadolari 400 basevinze muri bank account. Ni ukuvuga ngo hagize ikintu kiba akazi kabo kagahagarara ntibabona amafaranga batabara muri emergencies. Mu gihugu cyambere gize kwisi kubera iki? Kubera yuko it's not about amafaranga ukorera, ahubwo n'ukuntu amafaranga ya managing ukayabika. Uyu munsi turazaganira ukuntu wa managing amafaranga yawe nubwo yaba ari make ukagera ku bintu bikomeye. Let's go. Hello ba VIP abakunzi ba VIP TV murakomese mumeze neza mwagize icyumweru cyiza. Uyu munsi rero ndaza kubazanira ikiganiro kuri money management. Ni ukuvuga ngo ukuntu se tujera cyangwa se tumanaginga amafaranga yacu. Ubundi abantu benshi ntabwo bibaza ko iki kintu ari ikintu kiri ngombwa cyane. Kora ko abantu benshi babibaza ati giyewe nyigisho ukuntu nakora amafaranga menshi. Abantu bazi ko gutunga cyangwa se gutera imbere gukora amafaranga menshi. Ariko ibanga abantu benshi bateye imbere cyangwa se abantu babakire bazi nukuntu ba managinga ayo bafite ko buri amafaranga ntabwo gusa ari kuyakorera, ahubwo ngo nukuyakorera, kuyabika ndetse no kuyakuba. So making it hanyuma ukamara kwa making keeping, and then after keeping it you multiply it. So ibyo nibyo tuza kuvugana rero muri uyu munsi. Nuvuga ngo abantu rero mukunda ibiganiro nk'ibyo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship, tubigisha ubwenge bwa buri munsi. Iyi ni channel yanyu VIP TV, subscribe hanyuma unashare kino kiganiro. Tugiye gutanga ikiganiro cy'uyu munsi. Urumva rero abantu benshi nkuko nababwiraga baribeshya cyane akavuga ati je nzatangira ku managing amafaranga ari uko maze kugira menshi, ati sha nta nayo ndagira ngo hanyuma ngo nyabike gute nya managing gute. Ariko rero iba mwari muze yuko ngo ubabaye umwizerwa muri bikeya ngo ubone umwizerwa muri byinshi, ugomba gutangira kwiga ku managinga ubu ngubu kugira ngo ndetse n'ugenda menshi uzabashe kuyamanaginga. Kandi niyo ufite make ukayamanaginga neza buriya ngo banganya amafaranga ngo amafaranga kurura yandi. So reka mbanze mbabwire kuko butatu bw'abantu babaho, abantu bose kuri isi bisangamo ngo mu bijyanye no gutunga amafaranga ndetse no kuyabika, ngo hari ubwoko butatu bw'abantu. Mu bwoko bwa mbere ni ubw'abantu bitwa aba spenders cyangwa se abantu spending amafaranga araza akagera mu ntoki akagenda. Abo bantu bakunda ko enjoying ubuzima, they enjoy life. Mu buzima naturellement baba bari wired guspendinga, bumva bashaka gusohora amafaranga. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'abantu. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri bw'abantu, ni abantu nabo bari wired kubika. Akantu kose abonye abayumva yabika agahisha kure. Abo ngabo bita savers. Bivuga ngo n'umuntu wese wumva security n'umunezero we abayumva yabika. Atandukanye n'uwa mbere umunezero uri mu guspendinga, ariko aba bakabiri umunezero uri mu kubika, kumva yabika, kumva arashaka gushira hano kure ndetse akaba yanakwibagira. Hakaba no ubwoko bwa gatatu bw'abantu bitwa givers. Abangaba rero ngo n'abantu batanga akantu kose afite yumva y'abantu ugasanga rimwe na rimwe yaratanze ndetse agashobora no kuba yakwibagirwa yuko afite icyo akeneye. So ni kuvuga ngo rero ubwoko butatu ni burimo abantu bose. So mu VIP wowe muri mu buhe bwoko? So rero umva ukuntu rero abahanga mu kumanaginga amafaranga bavuga yuko si byiza kuba ubwoko bumwe cyangwa ubundi muri buno butatu. Ni byiza kugira characteristics zaho hose ko ari eshatu. Nuvuga ngo ubaye umuspenders cyane bibi kibazo, nta kintu na kimwe uzasigara. Kandi ubaye umugiver nacyo nta kintu uzasigara. Ariko none ubaye umusaver kabika akantu kose, ubuzima ushobora kwibagirwa ko buryoshye. So uyu munsi rero turaza kuganira ku bintu ushobora gukora ugaspendinga amafaranga yawe ukamanaginga amafaranga yawe nk'abahanga ndetse ukabasha gutera imbere. So ariko rero icyambere ntushobora kumanaginga amafaranga yari yose utarasobanukirwa ikintu cyambere cyo kubaho ukabaho within cyangwa se below your means. Harimo abantu benshi usanga bakora amafaranga, babwiza ukuri ntabwo ari about amafaranga ukorera. Ushobora kuvuga uti ikibazo mfite nuko ntarakora amafaranga menshi. Oya, ikibazo si cyo. Ikibazo ahubwo amacyo ufite, amacyo ubona ni gute uyabika. Niyo ikintu cyambere ugomba kumenya nuko ubasha kubaho bijyanye n'amafaranga winjiza. Niba winjiza amafaranga atari menshi wikwishira hejuru ngo wimanike aho nawe utari, ba below your means. So rero systeme uyu munsi nshaka kubigisha ni systeme nakuye mu gitabo cyitwa The Richest Man in Babylon. So iyi systeme yigisha umugabo avuga ukuntu hari systeme abantu bose bazi, abantu bose batembera bavuga yitwa pay yourself first. Nango amafaranga yose ubonye ubanze wihembe bwa mbere, habanze va mu mafaranga yawe. So iyi systeme rero nayikoze makaja system, niyo ngiye kubanza kubereka. So reka rero tugendere ku rugero rw'umuntu ukorera amadolari 1000 ku kwezi. Reka turebe
umuntu ukora amadolari 1000 ku kwezi, reka turebe ukuntu amafaranga agomba kuyamanaginga. So ni ngo amafaranga urayabonye avanye ku kazi baraguhembye. So ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora jar system ya mbere, jar ya mbere cyangwa se bucket ya mbere niyo twita necessities. Iyi ngiyi ni ya yindi ijyamo iki, ni ya yindi ibirimwo ibintu nka inzu, ibiryo, ibintu byose bya buri munsi ukeneye kugira ngo ubeho. Necessities. Ibi ni ibintu ukeneye. Apana ibintu ushaka, ibintu ukeneye. Ni ukuvuga ngo ibiryo, minerivare z'abana, amatara, umuriro, ibintu byo mu rugo, amazi. Ni ukuvuga ngo ahangaha hagomba kujyamo 60% cyangwa se 60% y'amafaranga ukoreye. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni ukuvuga ngo amadolari 600 muri uru rugero y'umuntu wakoreye 1000 ku kwezi agiye hano. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni ya yindi ivamo ibintu byose dukeneye buri kwezi. So no warangiza ugakora iki? Ugakurikizaho ija yitwa investing. So ni ukuvuga ngo iro ari bucket. Iyi ni ya yindi ushiramo amafaranga. Tuvuge niba witwa Gael, yitwa Gael. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni Gael wa future. Uyu ni Gael wa future. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ndondabikira Gael wa future n'urubyaro rwe n'umuryango we. So ahangaha ni investing. Ahangaha ikintu ugomba gushiramo 20%. So ni ukuvuga ngo 200 akajyamo hano. Yagiye hano. Hanyuma rero tugakurikizaho iyindi bucket ya saving. So ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni saving ariko nyita na emergency fund. Emergency fund ni ukuvuga ngo ushira amafaranga ashobora kuzagutabara mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ngo ejo bundi ashobora kuba ikintu gikomeye ugasanga ukeneye amafaranga ukeneye vuba ntabwo uzajya kuyakura muri investment, ahubwo uzayakura muri savings cyangwa se muri emergency fund. Muri emergency fund rero ushiramo 10%. So ni ukuvuga ngo muri iyi case turashiramo 100. So ni ngo amadolari 100 agiye muri bucket. Hanyuma rero tukarangiriza kuri bucket yanyu abantu benshi nzi bakunda cyane. Iyi rero ni bucket ya entertainment na fun. Abantu benshi mushobora kuvuga muti aka kantu ko ari gato. Murabona impamvu nakagize gato ko kagomba kuba gato nyine. Anga karona ko kajyamo 10%. So ni kuvuga ngo 10%, amadolari 100 hano agiye hano muri entertainment. So ahangaha niho ukuramo ibintu nk'iki, kujya muri restaurant, kujya kunywa akantu, cyangwa se kuba wasuka ukajya muri vacation, cyangwa se ya sahi ihenze ushaka kugura, cya kirato gihenze ushaka kugura, cyangwa se ya telefone igezweho ushaka kugura. Ibintu byose cyangwa gusohokana n'inshuti zawe, ibintu byose bya fun entertainment, cyangwa se ya Netflix ushaka kuzajya uri hano, ibiki byose biza hano bikava mu 10%. So ni ukuvuga ngo rero muri iyi principe ni uko bigomba gukurikirana. So ni ukuvuga ngo amafaranga ya mbere yose ubonye banza ukuremo 20% yashire muri investing mbere yuko utangira no kuriha necessities. Niko igitabo gikora, kandi nanjye vraiment niko mbikora. Kubera iki? Kubera yuko bekenshi twebwe twigishijwe yuko urabanza ukariha ibi byose, warangiza asigaye ukayarya, hanyuma wazasagura ukabona ko investing. Oya, ukibona amafaranga banza ukuremo 20% ubanze uyashire muri future. Aya ngaya ni yawe ya future. Ntiwemerere umuntu w'uyu munsi ko yiba umuntu w'ejo. So ni ukuvuga ngo iyo uriye amafaranga ukamara utarashira, umuntu w'uyu munsi abaye igisambo, agacura umuntu w'ejo, agacura umuryango wawe, agacura ndetse n'ikintu cyose ushobora gusigira your legacy. Hari igitabo nkunda cyane kivuga ngo umuntu mwiza ngo asiga umurage, ngo asigira ngo n'abana b'abana be. So this is how you do it. So ni ukuvuga ngo 20%, 60, 10, 10. So hanyuma rero iyo umaze gukora iyi system, amafaranga yose ari hano nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3, niyo yafashe ushobora kujya muri vacation muri Miami, haba muri ibyo kuntu yabiririmbye. So ni ukuvuga ngo so amafaranga yose ari hano ubuzi ko yangaya nto yakora nayo muri savings ashobora kuzagoboka bibaye ngombwa. Aya ngaya ubuzi yuko arajya nyine muri ya muceri, ibijumba n'ibishyimbo n'ibirayi na kawunga. Hanyuma aya ngaya nayo ni investing. Aya ngaya tuzayabika yaba amezi 6 yaba umwaka, maze ko amafaranga agaragara turi icyo twayakoresha. Twashira se mu nzu, twashira mu kantu ushobora kugura aka business ukaba watangiza aka business, twashira se muri stock market agatangira akatwungurukira inyungu.
ayangaya ni investment. Ni uku nguku abantu bose batera imbere bamanaginga amafaranga yabo, baba bazi aho urufaranga rwabo rwose ruri kandi bakarutegeka. Iyo ubonye umukire ari mu bwato ukabona umucye akora ibintu byose biriya bihenze, aba yavanye hano. Wibuke yuko ikora mu 10 by'amadolari 10% yaba ari 1000 cy'amadolari. Ziri kuvuga ngo uko of course amafaranga baziyongera ukorera ni nako amafaranga ya hano muri entertainment aziyongera, ariko till now niba ukorera 1000 ntukarenza 100. So this is how you manage money. Akandi kantu kakabanga nuko ibi birashoboka cyane ko bikora self automation muri bank. Ushobora kujya muri bank wabwira uti sasa genda shaka mufungurire konti enye ziri linked kuri one bank account yanjye, amafaranga azajya yinjira muri iyo imwe main 60% ndashaka azajya hano muri konti imwe, 20% azajya mu yindi, 10% ajya mu yindi, 10% ajya mu yindi. Birabikora. So uvuga ko amafaranga avuye kuri pay stub cyangwa se kuri paycheck akajya muri ayo ma bank account neza uko wabiteganije utanabitekereje. Hanyuma ukazajya usanga mu myaka ingahe ya mafaranga ya account niyi byarakuze, nubwo iyi ngiyi ihora igenda buri kwezi ko ari ibintu ukeneye, ariko iyi ni bikagenda bikura over time. Ndababwiza ukuri, iki ni ikintu gikomeye. Ndangiza, abantu benshi bazi ko amafaranga agira akazi kamwe, nivuga ngo gira akazi ko kugura ibintu gusa cyangwa se akazi ko kugura ibintu dushaka tukabirya uyu munsi. Ngo abahanga bazi ko amafaranga agira ubuzi bubiri, nivuga ngo gira akazi ko kugura ibintu n'akazi ko kuba yakugoboka mu gihe kiri imbere cyangwa se akaba yaguprotectinga mu gihe kiri imbere. Abo ni abantu babika. Hanyuma rero ngo abandi b'abahanga no birenze ubwenge bo bazi ko akazi amafaranga agira akazi gatatu. Aragura ibintu akaguprotectinga mu gihe kiri imbere, ariko ashobora no kugira gute akorera n'ayandi, amafaranga azana ayandi. Abo ni abantu b'investing. Hanyuma rero ngo bandi rero b'abahanga birenze ngo bongeraho n'akazi ka kane k'amafaranga, ngo baranatanga bagafasha abandi. So iki ngicyo rero nicyo ugomba kumenya kandi gusigiye. None aba VIP mwe mushobora kumbwira ati gahero wenda urabivuga kubera yuko uri muri Amerika cyangwa se abandi bari hanze bashobora kubasha kubona ukuntu bakora amafaranga menshi hanyuma bigashoboka ko babika ayo mafaranga yose. Cyangwa se n'undi ushobora kuba muri Amerika ashobora kuvuga ati jewe sinabasha kubaho kuri ayo mafaranga 60%. Byashoboka gute ko nabika amafaranga nabeshwaho na 60% hama nkabika yose asigaye? Reka mubwire, hari story y'umuntu witwa Sir John Templeton. Uyu nguyu ni umubillionaire watangiriye mwoka byaramwe ku mafaranga make cyane, nta mafaranga akoreraga, ariko yaje gupfa ari umubillionaire. Ukuntu yabikoze, ukuntu yakoze iyi system, yajaga atungwa na 99% y'amafaranga yose akoreye, kubera amafaranga yabaga yakoraga bari make, akabika 1% gusa. Ariko yaje gusaza asigaye abeshwaho na 1%, aka-investinga 99%. Kubera iki? Mwebwe mushaka kuvuga muti dukora amafaranga make, nta kuntu nabaho kuri 60% cyangwa 60% yankorera. Icyangombwa sa amafaranga ukorera, icyangombwa ni iyi habit kubikujya mu community. Amafaranga yose mbonye ni byaba ari 100 cyangwa se 100 by'amanyarwanda cyangwa by'amarundi, reka sinyamare yose niyo nabika 1%, 1% yayo nkashira ku ruhande kugira ngo ntangire ndebe ejo hazaza. Icyo nicyo kintu ushaka musigara muri iyi video. Nimwibaze ngo ntabwo nabasha kubeshwaho na 60%, none ntabwo ari ibyanjye reka bivemo. Oya, the habit, iyo habit cyangwa se icyo kintu kikujyamo cyo kumenya gushira udufaranga ku ruhande kuriya, cyo cyangombwa kuruta amafaranga ubitse kwangana. Hama rero VIP murabizi ko abantu mubana nanjye kugeza ku musozo ngomba kubaha akabonus. Akabonus rero uyu munsi mbaha, nimutekereze ko mwamungana kose gutangira gutekereza kuri retirement yanyu. Ni gute uzasaza? Iki ni ikintu abantu benshi cyane cyane abantu b'Abanyafrika badatekereza, kubera ko tuzi yuko turuhira abana hama naho tukumva yuko tumara gusaza niho bazadutunga. Ariko cyane cyane bari hano muri Amerika biri very possible guhera uyu munsi ugapanga your retirement plan. Mu mavideo azakurikira tuzabigisha ukuntu ushobora gukoresha stock market ugafunguza retirement account. Hari class tugiye gukora izasohoka izabibigisha neza byose, ariko n'ikintu cyo gutangira gutekereza mugatangira gukora ubu ngubu, kuko 100 buri kwezi ushira ku ruhande cyangwa 100 buri kwezi
mu myaka 20-30 ayo mafaranga ashobora kubamo imiliyoni y'amadolari winvestishije neza. Ibi ni ibintu tuzabereka. So VIP, stay blessed, mugire umunsi mwiza, hanyuma share and like this video. Bye bye, ndabakunda cyane.